igitsina cyanjye cyarashishutse kubera kurongora abagore benshi. Ndiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha Niba. Yego. Yishyuye amafaranga Kaganga. Yiki. Kugira ngo Kaganga agende aserezo kuri channel ye. Avuga uburyo ngo abantu nkoresha ibiganiro mbarongora. Kaganga atangaje byinshi ngo nabyaranye na Muhoza ngo umwana ngo n'uwanjye. Imvuga ngo yamaga zose nta utazi iyo story. So abantu babiri barifatanyije urumva bashaka kugira ngo urumva batsurwa iwanjye mu rugo nsenye ngewe. Usenya urugo rwawe. Urugo nubatse rumaze imyaka 18. 18 cyo twafite video bari mu buriri bambaye ubusa. Video yande nande? Nari buri mamagana nzabivuga byose makuru yose ndayafite. Ko nibyabahaye ikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri KIGALI TV show nk'ibisanzwe ariko hari na komeza turabanyamakuru babiri KIGALI news 25 aho dusubira abagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Rero tugiye kuganira uyu munsi ndi kumwe na Isiac ngira ngo muri kumubona hari haciye hige tutaganira ariko nyine ko ari umunyamakuru mugenzi wanjye umunsi twahuje akazi tugiye kuganira ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye ku bivugwa hanze ku byo muzi ibyo mutazi niyo mpamvu tugiye kuganira kuri KIGALI news ndetse no kuri Keza TV show. Isiac ndagira ngo mbanze nguhikaze kuko ni wewe mutumirwa ubu wawe mutumirwa ntago kiri umunyamakuru. Nani shimwe n'ubwa mbere mageze Keza uraho. Gasa neza kabisa. Merci. Ariko mfite umujinya. Mfite n'imvururu mu mutwe. N'izina ry'Imana yo mwijuru n'imikoro abadukurikiye. Mujya muri commentaire gusa mwihangane ntaho tuzo kubangamira naho dukomeretse. Ariko burya iyo umugabo ababaye. Iyo umugabo ababaye abababaye. Nje wambwiye ngura baba barambwira ati ngwino naje nkutabaye buriya. Ndavuga ni se ko biri kose afite ikibazo gikomere kampagire numva gahindake. Buriya umugabo avuga ngo mfite agahinda ku mutima. Agahinda muzi nyine icyo ari cyo muzi cyo bisobanuye buri abagafite ahubwo ikibazo Isiac ko tubizi kukomeye wa mugani wawe no ukora intoro ukavuga ngo si twijya tunanirwa kereka iyo twigirishije ariko no munsi twigirishije uyu munsi namwe wigirishije wacitse intege Keza rero n'abadukurikiye yego buryo uyu muntu yinjiye mu rugo rwawe ukubise imbwa bashaka shebuje tuje kuba kuri story za Kaganga tugarako kuri story zo wise umukozi w'Imana ari umwesikoro Zuwisi umukozi w'Imana y'umutekamutwe abadukurikira mwese mu bihugu byose bigiye bitandukanye akantu gato mushishoje kandi murambe ikintu tugiye gukora ahangaha urumva ntihagire umuntu uza gucira umuntu urubanza nashaka ruci ariho ntahiwe no kuvuga ngo Isiac hari impamvu agiye kuvuga ibi yego sibyo ni umuntu w'umugabo ari cyane hari impamvu agiye kuvuga ibi namwe hari impamvu mugiye kubyumva abadukurikiye mwese yego uraza kumva uruhande rumwe cyangwa wumva urundi kubera ko ntago twumva ibintu kimwe yego eske nge ndajya nkubaza impamvu hisemo kumena iyo miceri n'impamvu ibyo bintu byabaye n'igihe byabereye gusa dushaka kumenya ukuri nyine cyatumye ugira ko gahinduka avuga ati ngiye kuvuga ibi bintu byose mbishyire hanze impamvu iraza kugaragara abaza kugira ibibazo babaza kwibaza bajye kujya muri comment mwandike ibyo mwifuza kubaza n'abashaka nimero za kuri screen ikinyamakuru cyanjye ziriho yego ziriho mbese icyo nshatse kuvuga no kugira ngo hataza kugira umuntu wijundika abantu ngo bamvuze yego ikintu cyose kibaho kubw'impamvu kuki uyu munsi ari bwo bigiye hanze yego nagira ngo mbasobanure hataza kuvuga ngo Keza ngo yagiye mu biri ibi ngo amatika nta kibazo ni ibintu byaturutse kuki ibyo tuvuga nibyo kandi none tutarana bitangira ngo tuzasengure naka kangiye Keza mubwira ndiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha Niba yego Jean Paul agiye magerage ko avuze umuntu yego kumina atahagazeho gusebya umuntu mu ruhame sibyo nanjye nta muntu ukwiye kuvuga izina ryanjye Isiac urumva mu mafuti kubyo atahagazeho ngenderega ikinyamakuru nta nubwo ndega umuntu byatangiye bite ibyo bintu rero so bitaratangira n'ibi ngibi kamanze kwanza umurongo wa telefone wenza kwifashisha ujye guhamagara hari impamvu ushaka guhamagara sibyo burya Keza urabizi no kuri akoreka tureka no kubivuga sibyo icyo dushaka ni ibimenyetso by'ibyo uvuga narahamagara Sadunda muramuzi yego muramuzi neza ngo Prophete manze ngo Prophete sinzi wamuhaye kwanza isabato nziza turi kwa gatanu abajye mu isabato bari mu tamike ngo bajye mu isabato ijuma nziza kubasaye n'umunsi urumva Keza Sadunda yishyuye amafaranga Kaganga yiki
kugira ngo kaganga agende aserezo kuri channel ye. Urajya wihangana ijambo kuko ndi hano ko numva mfite mama kuvuga ntuvuge ukaza kuvuga amato kuri ngewe. Akantu kamwe ibintu tugiye kuvugira hano Isiac urajya uvuga ibintu utange n'ibimenyetso. Yego. Ntabyo kuza kuvuga umuntu wenda utafite ibimenyetso bihagazeho. Ikintu cyose uri buze kuvuga ujye uvuga ikimenyetso tumve niba ari uko karuko. Yego. Komeza. Impamvu ngo kaganga Sadunda yamwishyuye. Nabonye ikiganiro mu gitondo Sadunda yaramaze icyumweru kibitse. Sibyo? Abwira bamwe muri za nshuti cyangwa uzandyarya. Babagambanye tugendana nabo buri munsi. Sibyo? Ababwira ngo mbitse ikiganiro cya kaganga nigisohoka. Kizaba ari iki? Kizaba ari umuti. Nkabyumva njya nk'ikicekera. Kimaze igihe gikoze. Sadunda yishyuye ibihumbi 5. Kaganga amutegera na moto baretse gato bamwe ngo n'ibimenyetso mikwereka cyangwa bikubwira amutegera moto. Kaganga ava kwa nyina Nyarufunzo abiwabo asiga kora kuri 80 bita kwa mukecuru mu kabari bakitubara mwirukanye kafenya kabanda avayo aragenda ajya Karuruma urenze mu gasikata hirya. Yego. Urumva hano mukamemane wanje wankameraga baramunsahuye n'imiganiro byangira bijyana hejuru akagambane ka Sadunda ibyo nabyo tubyihorera arazamuka ajyayo bamwishyurira itiki sibyo ntuza Sadunda arumva yishyura akaganga itiki. Imuranyumva neza turakurikira barangije baricara ngo n'inzoga ibimenyetso nibyo ndimo kuguha barasangira bapanga umutego bapanga rumva operation bagiye kunkorera abadukurikira ku mboga nkoranyambaga kaganga atangaje byinshi ngo nabyaranye na Muhoza ngo umwana ngo n'uwanjye imboga nkoranyambaga zose ntawe utazi iyo story wenda ibyaba umwana tumwihoreye urana kaganga naramuka ashaka umwana nimba ari we cyangwa ari uwanjye ni urugero nkuko abivuga amagambo yatangaje ni menshi urumva azatanga ibintu itari cyangwa mutwerera 100 yongera 5 ajya koresha autopsy ari nimba umwana koko nkuko abivuga atari uwanjye baragenda baricarana baganira byinshi bari gusangira musetting iki kamera abantu bako ikiganiro ni kuri cameraman bawuza ari uwanjye Hassan niho bagikoreye mujya mukora comedy bitwa Nyashya urumva niwe munyamakuru wa Sadunda abo bakora ibiganiro ngo Sadunda ngo nihama ngo n'umutinganyi ngo nibiki nibiki niho bakorera icyo kiganiro bava ngo niwe ntago ari we aba hano Kimisagara kwa Sadunda hanga Kimisagara hano bakujya Kamuhoza mugatata ntago ari kwa Sadunda niho batekera ubutekamutwe yo nk'amakuru ngiye ko Nyazi bapango umutego cameraman urumva umunyamakuru bamubwira story yanjye na kaganga nibyo agomba kuvuga baramubwira basettinga kamera kuri 5 cya kaganga nagatike n'inzoga bari basangije. Icyo nazize rero ni iki hari umukobwa witwa Kevin. Kevin ni umukobwa ntago tumuzi reka mukubwire Kevin unyumva turaziranye nunyumve nabi ni bamwe mu bakobwa bisobanukiwe Kigali. Ubwo udukurikiye yabyumvishije ahona na kaganga ubwo reka tworoke inyuma sama ngo bimenyetso ahona na kaganga ahona na kaganga yawe na kaganga hano mu cyumutora hirya tube gukora ibiganiro kaganga gacupa kamugoye abararobye umwana w'umukobwa w'icyuki hashize igihe urumva ariko kaganga yari atandukanye na Muhoza kaganga baravugana nabo iki kaganga ati burya natanye n'umugore ati niki urabyumva twigendere atarajya Kenya mbere atarajya Kenya bimaze igihe hubu ni kinini nyine kugira ngo mbikumvishe mwumvishe Kevin na kaganga mwumvishe n'ibindi barajyaniwe navuga kaganga uburiri waryamanye n'umugore wawe Kimisagara hasi babanaga na Muhoza urahazi barangije navuga kaganga ujye kuryamana n'umudemu kwe mu muhanda ku buriri bw'umugore wawe arambwa ati habe byo birakuraba none
nigirira gutya gutesha agaciro umugore nigirira gutya yego boro zirakomeza ziragenda barakomeza bagira na gutya baza kaganga nyine ubuzima buza guhinduka buranga buri kintu byo mu nzu kubera cya Kigali nyamubwira baramubeshya televiziyo kamera aragurisha telepe matera aragurisha ajya Kenya muri Kenya ubuzima buramwangira baramufunga nakoze intabaza nakoze ikiganiro abyibuka kuri channel yanjye kiriho turamutabariza ngewe namuhoza abona itike kuva muri Kenya za mu Rwanda urumva waranamufashije aho cyane nicyo kiganiro kiriho araza ageze Nyabugogo ati ceke tuko nageze Nyabugogo waje ukanyakira uriye tukanakura n'inkuru abafana banjye bakabona ko twagize gute ko nagarutse ngeze Nyabugogo nigeze yinyitaba muri shiti cya bibiri byanjye kuki atakwitebye se kandi araguhamagara yanza kunyita abantu yamama ngo ni kumwe n'umugore wanjye ngo ndeka muhoze hashira akanya nyonge kwitaba nageze ndataha pe ariko navuga ati Imana ishimwe ubwo yaje mu Rwanda ubwo nibyo twe tubahayemo bagiye kimisagara nako Karoma Gasyata Sadunda aramubwiye kiganiro ntago twanabamamaza ko ntago mwatwishyura kiganiro cyo cyagaragaye okay bajya kuri manzi innocent bivuge banakirebesha manzi innocent mukuri subscribe mu kiganiro kiriho nakibonye mu gitondo ndacyumva n'umukenyezi wanjye aracyumva urumva yumva byinshi ariko ikiganiro akantu gato nshaka kuvuga havugiyemo amagambo akomeye anakomeretsa ariko nivuga nyandagazo tutaza kuvugira kuri kamera kwako abagukurikira n'abankurikira ni abasirimu hari amagambo bavuze tutasubiramo nyine yego ariko bacize ko afite abana 7 afite abahungu 5 hari n'ikindi kintu numvise nguhembwa ngo haragacana ukoreraho ukaguhemba 500 ninde umpemba databuja ngwino uvugiye kuri kamera cyangwa ujye muri commentaire ninde umpemba kandi ufite ngo umuryango ngo we n'umugore ngo mufitanye abana 5 ngo kandi amafaranga ntago atunga umuryango dusubize kuko nibi byo bavuze ninde umpemba kaga urampemba Sadu we na Innocent murampemba databuja uriye jya muri commentaire wandike ngo muri make mushahara uhembwa bawugaye ngagacana ngo gato haragacana gato ibihumbi 32 n'abantu 240 ingahe nagacana gato kakanyume na miliyoni 3 nago nazemera nagacana gato ariko gatunze umuryango umushahara wawe bawugaye kuko ufite abana benshi ibyo tubyiye reka tugira abana benshi umwana so umugisha se ubu se wabuze umwana afite n'amamiliyoni harababuze benshi okay uyu munsi bari kubagushyiraho n'imitereka hari umukobwa twa Shemusa reka mugarure mu kiganiro Shemusa nawe yajemo reka mugarure mu kiganiro yego se Shemu urantwite cyangwa ufite umwana umunzanire none umugore wawe Shemusa ni mushiki wanjye kandi ngo nawo bijya bigira gutya ari goma muhamagare se zako gwatamunere mushireho ni amakuru nyine batazi by'ibihuha ntago turi kubihagarara ahubwo we none se bashe musasi benshi hari Shemusanzi wo mu cyumbati na Shemusanzi mushiki wanjye ubwo batadusubona Shemusa wariwe kanywa amazi byagize byakaza uwo Shemusa turi kuvuga nuze bazatubwira mara tuzagaruka mu kindi kiganiro tuzagaruka n'episode kuzindi iyi ni part 1 tuzagaruka ngo twumve kaganga mufite iki kibazo nta mwana uretse gatoya nta mwana afite hanze afite abahungu 5 afite impanga enye n'umunifuri ubundi se abayahari yaba n'umugisha abayahari ikibazo kiri Shemusa yamufite n'ubundi bari kuvuga akaba hari ikibazo n'iki none nta gihari ujya gusaba birabaraba none urajya gusaba ibyo tunabyihorera se Sadunda ufite ikinyamakuru cyo gafatamo na kansebya kubera gahinda yifitiye bite n'imibereho ye shaka kuba yaranashonje pe ashaka kuba yaranashonje cyakagira n'ikibazo urumva cyuko we n'umugore we batandukanye none se kuri kuvuga ngo Sadunda hari ikibazo ufitanye nawe ku buryo gato tunamugarukaho yego abadukurikiye bakurikiye ibiganiro bitandukanye mutega amatwi munarebe cyane ibiganiro mureba Sadunda okay kaganga avuze ibyo agomba kuvuga avuga uburyo ngo abantu nkoresha ibiganiro mbarongora avuga uburyo buretse gatoya avuga uburyo muri ibiganiro nasinze
nivire mu ijuma urumva avuga byinshi avuga byinshi avuga byinshi yagusutse hasi avuga byinshi ajya mu muryango wanjye aravuga ku mugore n'abana ariko umwami yahaye amata uzamuha amavuta Kinyarwanda mvuze abatakizi burya umuntu nakugira neza uzamwitura neza nakugirira nabi nakugire nabi uzamusabire ku Mana mwituri nabi oyo uzamusabire ku Mana aramugani bacanga muri Bibiliya ngo umuntu nago kupita ngo ingumi ngo uzamusubize ibyo tunabyihorera wakugire neza uzana mu mutima wawe uzi ko yakugire neza sibyo Sadunda mutego mutindi ushibukana nyirawe yaragiye nyine ibyo byose babyumvishije umuhungu yaravuze mpaka noneho nabyumvuze amanuka no mu bwambure bwanjye kaganga ariko byo tunabyihorera sibyo ibyo byose urumva tunabyihorera azana ngo umwana no wanjye igihe kirageze kuri telefone mamagara dushaka kumenya ukuri kose bundi turi gucukumbura ibyo umwana turajya ku ruhande ariko ari byo ngiye kubaza n'umwana pati tuzaza ku mwana ikibazo se mwana kahari Moza niwe muze mu biganiro nawe araje rero vuba uramubona undi ukuri guca muziko nago gusa tere nguyu imuhoza mamagaye banyitabye koko Ano meze bite Allo 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 Oui uranyumva neza Ndakumva turi live mu kiganiro Urinde ni Isiac manager live mu kiganiro gute se ukimamagaye bakihanganye ese ni mujya muhamagara abantu mu buzima busanzwe ahubwo mukabahamagara ari ikintu bashakaho amakuru mfite ko muhamagara buri gihe tunahura buri gihe nicyo ushaka kumenya ushaka kumenya kwanza banze umwemeze neza kuki se utamamagaye mbere yuko umbwira kuri live ako y'inkoto zoyima n'ibikuta we byihanganire mbanze umbwira umeze neza Allo oui anyumvishe ndagira ngo oya buretse gatoya ndagira ngo siki icyo nkubaza kubera iki mutamanje guhamagara umuntu mbere y'igihe yuko mukora icyo kiganiro ubwo nta makosa nyine muyatwihanganiremo wa mu munota ngakubaza wanyumvishe Ano umva nyine nkubaze Allo Okay oya biraza kugira uretse turebe nyine ariko natwe tuba dufite amakosa hari ukuntu uhamagara nyine umuntu utagabwe n'amahamagara ikibazo iyo muteguje hari igihe byanga iyo muteguje ngo ndaza kuguhamagara hari igihe atakwezi nyine bikarangira byanze so turacyakomeza ariko turaza kugerageza urumva muze avuye mu itangazamakuru kubera ubutiku bubamo urumva kaganga nyine yifashe aranyandagaza yibagirwa wamuhaye amata ko yagombaga kumwishyura amavuta urumva yibagirwa uwamuzanye mu mihanda ya Kigali yibagirwa wagize gute wakoze fundraising kugira ngo igikwe kibe kuko nta bushobozi yari afite urumva yibagirwa n'umuntu wamugira iki ndimo namuhamagara yibagirwa n'umuntu wagize gute n'umuntu wamufatiye irembo ni wowe wari ugira ngo ni wowe wari wanasabye ahari narana ko yari ko buriye Allo oui wanyihangane ngakubaza make nkigende cyo ngundira abanyamakuru twabaye abanyaminwa ntabwo tukiri abanyamakuru nicyo ushaka kumenya se hari ikiganiro cyasohotse kwa Sadunda wakibonye Ano ikiganiro cyasohotse kwa Sadunda wakibonye Ano oui ntabwo nyumva Allo n'umuhamagara ntabwo ari kukwitaba ushaka kutakwitaba pe ko biri gucika mu ariko oya n'ibinanga turafata amajwi tubishyire mu kiganiro nta n'ikibazo turaza no mu kiganiro gushyiramo amajwi shaka gusanga n'ahantu atari muri mood kuko amakuru muri no minsi mfite urumva nuko ari amazi iminsi mu bitaro kandi n'umwana arwaye kandi wanyumvishe
nimba nta kibazo cyangwa warahuze mbe nkoretse ntabwo urimo kunyumva halo oui ntabwo urimo kunyumva keza nyemerera turaza gukoresha amajwi nta kibazo reka dukomeze ubwo kubashinzwe tekinike kubashinzwe tekinike bura turaza kubagerera so abantu babiri barifatanyije urumva bashaka kugira ngo urumva batsurwa iwanjye mu rugo nsenye ngewe usenye urugo rwawe urugo nubatse rumaze imyaka 18 ejo twagize anniversaire y'imyaka 17 kumuga barabibonye sibyo Sadunda arifata nazanye imihanda niwo muzanye do muvanye muri keke nazo nago zarize curuza keke Sadunda ubundi Sadunda namumenye kubera umuvandimwe musuzana nagwa ikiroso Sadunda ambwa ati kiwawe hatwika bare wama iki wama hit ama hit urayimo amazanye nanjye hano bana mukurikira ibinyamakuru bigiye bitandukanye Sadunda ntago ari umutinganyi amazi yanjye hano bana munkurikira Sadunda si umutinganyi ahubwo ara namaco y'inda bana munkurikirana Innocent Madame Sadunda nagarwaye ni muzima nimba atari muzi nimba arwaye nite mfira muri kino cyangwa sinzabona umuhumuro w'ijuru bana mudukurikiranye Sadunda so munokore Sadunda ngo inzoga nimba ari n'ibimenyetso mumbwire mba ama video cyangwa mbahe niki bena amafoto ikindi gikurikiye part 2 Kaganga wavuze ngo nahazi ngo Kevin ngo naniki mfite video bari mu buriri bambaye ubusa video yande nande aho ndavuga nono video yande nande Kaganga na Kevin bari mu buriri bambaye ubusa gato we mwihakana buri wishigishira rusomo bintu byakazi uretse gatoya Kaganga nakugira inama nagwata umusaza sasa gasambi urambye wicecekere wegeze Imana usenge wanze kunyumva waransebeje ku mastati urampostinga ugira no kuri TikTok unshyiraho ndaceceka naje naje video no ndayizana oya nazize yuko nakoresha Kevin ikiganiro nk'umunyamakuru umwana w'umukobwa rwetero ngo Kaganga yaranyaze n'ibiki mu ikiganiro nk'umunyamakuru avuga ibyo avuga nabandi bamukoresha avuga ibyo avuga n'ibiki bavuga ibyo avuga Kaganga nagaruka ngira ninda ndongora mugoranya mbitsi meteora mugereye ko nge Innocent nagarwaye nk'abantu impamvu Kaganga Keni yamwirukanye murabizi Keni umbabarire nturi birakane murabizi wabaye data buja uri n'umuvandi yamwirukanye gute murengo usiginza amwirukana ate nyine murengo usiginza abantu hadusobanura kurya amwirukanye yigeze mu akazi yaragiye akora ikiganiro yakimari ari Bugande tuyireve mu kiganiro cyo kirahari avuga ngo buryo bapanze umurenge ngo biri prank kandi bira bintu byari ukuri ahubwo Ken yazize intwererano yahaye nde Kaganga nanuza Sadunda n'umugore we buretse gato ndabivuga ndabiko nari buri mamagana nzabivuga byose makuru yose ndayafite ko ni byakera byagarutse reka bigaruke none saha irageze byabaye ingari ibintu byose nibyabaye muri rimwe biri kugaruka umujura iminsi muje 40 uwa 41 umuntu afatwa babyumvishe aravuga urumva kanaza kuba ati uno munyamakuru rero ujyo nusebya urumva avuga n'ibidashoboka urumva nejo azagira gute azavuga ibindi uzu murabyibuka uko byari bimeze umunyamakuru n'uri kuvuga uri muravuga ndimo ndavuga ko Keni yirukanye umunyamakuru witwa nde Profete Manzi Profete bahe yitwa Manzi Sadunda ni impamvu yamwirukanye kwera ubugambo ajya navuga n'ibintu bitari byo kuko nyuma yise ajya ni Bugande bageze Bugande batanya kwerekana ko mu barubaka amazu n'ibiki buretse gato se hari Bugande se ngo ni Bugande ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande se hari ni Bugande niyo bya yego Sadunda yabaye Bugande igihe kinini yabaye Bugande igihe kinini Sadunda ni n'umugande numva ariko bantu mudukurikira
ibiganiro dukora byo mu bishusho niyo mpamvu baretse gato niyo mpamvu nahinduye ijambo nanjye yego niyo mpamvu nahinduye iki imikorere urumva njya ku murongo uze kuma ijambo niyo mpamvu ndakibona ibiganiro mbikora wenda uko mwabibonaga urumva ariko nanze kuzana ubwese uko wabyumvishije Sadunda agiye Bugande aragaruka nabwo yararenzwe hejuru y'amafaranga y'abadiaspora ahita yiyemera arabyimba nibi urabura akantu kawe wazanye umwana wawe mukamana k'amafaranga uyafite arafuze koko noneho nawe rero kanongere nk'amazi ukareka kumucumbikisha buretse gato uze kumpa ijambo ariko nibarize nubwo hanaribaye mu rugo nanjye ni mu rugo kuri channel yanjye uratambuka habiri abyumvise noneho nabonye reba hari akana urumva kari kumwe na madamu wa Sadunda urumva bararwaye mu bitaro inshinge serumu tujya muri waje wita ntaza koko turabahita ndetse utahanyutse kavuga ngo ndabahita he kubera rero imvura mfite mu mutwe wibagiwe ibintu ntukotore ntago nakotora ko akahita gakatwe muri foga kuri farumasi rega ikigifu ariko hari umuntu avuze ngo kuba Kigali utari umwesikoro cyo mutekamutwe ntago wahaba ufite ukuri kwinshi kunakabije ubupinga umva iyo farumasi ikora ibiki rero harimo ibinini harimo ibiki harimo gutera inshinge harimo abarwaye ibiki kucukucu n'ibiki urumva ariko reka ibyo tubiveho nimba koko umuntu uzi bari abantu koko Sadunda hari ubwo ari umutinganyi muri commentaire nsubize ese ikindi nibyo nabwiriza nako nuza Samantha cyebyo mvuze ndabivuga navuze ko kuri Jean Paul ni Madrid nanjye najyaho nta kibazo mvuga ku bya Yongwe Ige mvuga kuri Yige urumva mvuga kuri Riza mubizi kuri Samantha arihe Samantha akajya kubwiriza yanyweye cyuma na energy warabimenye ibyamubayeho aratwite nenze kutabizi dukomeze we abakimirongo hasi nabo baragiye so ntago Sadunda umugore warwaye no kugira ngo nanabyemere inomero y'umugore wa Sadunda sibyo niyo iri kuri screen mumufashe none wabishe kumugaragara mumufashe reka ijambo gato bazi ngira icyo mvuga nkubaze hari ijambo here uvuga ngo Sadunda ntago ari umutinganyi habe iryo jambo twese turyumve mwese mudukurikiye isi yose dukurikiye mu cyo byetandukanye uvuga ngo hari cano nyinshi yagiye akoreraho ibiganiro nanjye ndimo nanjye naramukoresha yarabyivugiye nyuma ngo byari prank yarabyivugiye mu kiganiro ngo byari prank yabivugiye iwanjye no kuvuga ngo Sadunda yambara ikanzu pe kura mu mubona ngende nagiye Sodoma tese yambara ikanzu no mwisoko buretse yambara ikanzu z'umugore we nizo atiriye hari nizo namukodesherezaga n'amaplante namukodesherezaga ari wowe bimuha Ihe mpamvu ituma rero yarambwiraga ati ndabishaka kubura umunyamujyi uzi gukena gutya arumva nta muntu wantiza tubwira impamvu ki yambara ikanzu ari umugabo kandi atari umutinganyi arashaka subscribers like share ndetse na comment kuri channel ye imutunga kuko nibitagenda gutyo channel yavuze ko atari iki ngo barayigurishije ngo ira channel yanyatse 200 ishaka kuyigura ndamwana gura igitano arayinyima aravuga ati reka dukubiteho prank arumva izazamuka irani cyano ya Sadunda by'ukuri by'umwihariko yabonye agisesa umusibesho bituma azajya ahembwa yahembwaga amakunda yafite ubatangiye guhembwa ubatangiye gukora hembwa wenda ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 nibwo azabona amafaranga kuko uzuko nguko nagazabona kuko byagize amakuru uri kwirera afite wagira ngo channel uyirimo indaya yose ndabizi erega ino mihanda nyimazemo imyaka 15 mu itangazamakuru ubwo bivuze ngo kwa ubuse abanyamakuru bo kwisango nagize abastar cyangwa nerekagaho binjira nago ari ibyamamare hano mu Rwanda erega ino mihanda rero amakuru ndafite gusa Sadunda waracukumba Sadunda birwaza umugore wangara mu bitaro ngararwe kubera inda iyo umuntu agukeneye cyangwa agukunza aragufasha wisura umugore wawe urumva ngana rwatarwaye nura mwana muzana
ngo n'abararembye ararwaye batoraguye wa mubyeyi w'uriya mwana urimo urahemuka ntabwo zina mu ijuru batoraguye niza umwana naguye 1,000 cyangwa 2 tuzaze mukoresha kugira tubone ayo kurya uri umugome umugome igitsina cyanjye cyarashishutse kubera kurongora abagore benshi yaramunzwe ako yakabije uramushakaga uri umugome pe Sadunda ntago naguhamagaye mu gitondo ndi kumwe n'umugore wanjye n'abana banjye ngakubwira ati musa nawe koko sinabikubwiye mu kanya simuhamagaye n'ubwo namuhamagara ibyo yansubiza banabyumva namuganirije nk'umugabo mugenzi wanjye turanaganira keza gute bundi reka ngubwize ukuri iwawe wishuriye umujuri cyangwa umwicanyi sibyo si we mwicanyi wa mbere wabashira umwicanyi umufasha kwica sibyo cyangwa wishira umugambanyi Sadunda uzi byinshi nawe uzaza ubivuge nzagusa byibura hari ikintu upfa na Sadunda tuvuge ko wenda impamvu ikiganiro we yagikuza akadishyiraho byibura dufike ko hari beef ufitanye wenda kaganira none se umwana ubakiye fondation mati kanagera hano imbere ni heza bizacamo najyana beef nge nawe ive none se urwo rwango se turavukana se urumva ko harimo akantu hagati yanyu kugira ngo akantu kariho kanari kanabivuge katurutse rero wowe nawe yafashe cyano ye yego sibyo kwaraze ashiki umwe yafashe cyano ye yishyura umuntu amafaranga ngatsebye babyumvishije anamugura n'inzoga urumva nta ryo twapfaga ahubwo nza kumenya urumva nza kumenya yuko urumva ahubwo ngiye ndi mu bikuriwe gusa ibimvuza byose keza ngiye nkunda abafana banjye pe nkunda abafana keza kambwiza ukuri ngiye nafite channel yanjye nafite n'abama subscribers n'abantu bankurikirana sibyo kwishyuriza ibyangora urumva cyo navuze nabakora Imana nyine ako ari impamvu Imana yamvanye gukorera umuntu urumva aho njya nyine nkabona mu gato w'abana kandi ikindi kintu cyo n'abadukurikirana nubwo ati Isiac amanya ngo ibiganiro byawe ndagukunda pe niyo banakwanga niyo kuyenje ndagukunda pe urumva akira mufashe kubera impamvu sibyo ntago renza foto umutekamutwe urumva umuze kuri channel yanjye gutekera mu mutwe wapi gusa reka ngira inama Sadunda nibyo kuvuga ngo umwana ngo umugore we urumva ngari mu bitaro niyo ngo yatoraguye ngo umwana basoye ikintu umugore arimo gusenga haleluya dawe umuje data mwizerere ari gushimana ko yashyize sakubita inkono umunsi umwe ukubitande umugore oya Imana izakubita inkono umunsi umwe bibareba ariko ni inyembabazi none zirasera twabonaga ntazirimo ko twabonaga imanitse bapfumuye banga isuzi bishyira ibifuko batakomeretse ariko abadiaspora baragowe no kuri kw'Imana hari umuntu ugeze kuvuga ngo abadiaspora baragowe pe kandi ukajya gusanga umunyamakuru asubiye umuntu babaye urumva ufite ibibazo bigiye bitandukanye urimo agashaka kuvuza umwana cyo kwivuza ugasanga ni umuhaye umwese ukora akaza kesikora kukamuhereza nese nkubeshye urumva baba bari kuri gusa hano ku mihanda urumva nese ubu ngubu reka kambwa ishyari ko nariri ariko urumva ko niba babikorera kugira ngo barye bafungiye amayira yo kurya nese ninjye babagaburira ninjye se babazanye ku isi umva aho barebaga Imana yatumye barya bazarya ujye muri komateri mu ntuke cyo mungira inama urumva cyo mu komatingi part 2 yindi tuzayikora ubutaha part 2 yonyine turabereka ibimenyetso hari ibimenyetso byinshi hari ama video ariko wa muntu muhoso so kumuhamagara ngere kumva ese bamugani telefone yawe yagize uwo mugore wanjye cyangwa umugore twabyaranye mamagara kambwira ngo urumva maze igihe namuhamagara ngo mwibutse yaba ari umugore wanjye ntanyumvira nakubwiye dukoresha nimero yanjye uranga ko telefone yawe nagiri kuvuga neza kabizi ko turi mu miliyoni zanjye koko nese ko turi kumwe hagaze ko turi kumwe mu kiganiro turaza gufata amajwi aya majwi ikiganiro cyanze nashyizemo Allo. We. Wanyimya makuru se mwana wanjye. Nukuri ko Imana ntago nakwimya makuru network.
Okay, ngoma makuru ndene munasoza ikiganiro. None se ikiganiro cyasohotse kwa Sadunda? Bwanyumvira. Mbwira naribi. Ikiganiro nakibonye. Wakibo uri umugore wanjye? Gisa ndi Fatuma. Wa mwana wese no wanjye? Shamanjye ibyo ngibyo mba mbyumva gutyo nge nta wese naryamye nawe kugira ngo bavugara yose. Urumva nyine ni byatangajwe. None abadukurikiye bamara impaka ku kiganiro cyatangajwe bamvuzeho byinshi, njye navuze ibyayo gito cyanjye. Ariko ni kino kiganiro cyaguca hagiye hatandukanye, urumva? Kuba wenda kaganga yifata ngo nabyaranye nawe ubona bishingira kuki? Sinzi icyo nabyita, gusa nanjye ndabangamiwe kandi ngenda ndashaka ubutabera. Ngo? Kuko ndabangamiwe cyane. Urashaka? Ndashaka ubutabera kubera ko aransebya kuri social media hose, arampamagara, abatumaho ambwira ko niduhura azanyica. Ni byinshi cyane, amarikodi menshi ngenda nyafata bitewe n'ibyo bari kumbwira. Gusa ngewe ikintu kinsetsa kikanantangaza ni ukunaza kuri social media akagusebya nanjye akansebya, hanyuma njye navugana nawe ahubwo akambwira ati ndashaka kuvugana n'umwana. Ibyo bintu ngewe sinzi ikintu nabyita, gusa sinzi ikintu wenda mupfa mwebwe, niba ari nk'ikintu mupfa mwebwe muzicare nk'abantu b'abagabo mu biganiro, kuko ngewe mbirenganiramo. Ari icyo uzi mfa nawe nyine avuga ko umwana ari uwanjye, niyo mpamvu mvuga ati nimba wenda afite amakenga wenda n'ibyahagaze aza gukoresha autopsy, urumva? Akagenda avuga gutyo n'ibiki ngewe nkaba ntacyo nishinza. Ngewe ikintu nibaza naguciye mu ijambo, kubera icyo aza kuri social media akabivugaho nyuma arangiza akambwira ngo abari mu kazi. Abari mu kazi reka kubwira bamuhemba ngahe ku buryo ngiye ajya kunsebya? Ariko ibiganiro akora yari yahembwe. Ibyo byo ndabizi, ayo makuru ndayafite. Akaba yahembwe? Aba yishu kandi sina menshi. Ndimo ndazira ko nakoresha ikiganiro umukobwa witwa Kevin, kandi Kevin mufite amakuru ya Kevin. Ibyo ngibyo uri kuvuga bya Kevin, impamvu ndi kuvuga ko yaje kuvuga ubwo busa, bangiza bakamwishyura n'amafaranga adafatika. Yego. Nuko Kevin ibyo byose byagiye hanze kandi hari amavideo nanjye ndayafite. Kaganga ubwe yagendaga anyoherereza nkiva mu rugo rwe. We na Kevin bari mu buriri bwanjye. Yego. Kandi ari amavideo Kevin ejo bundi yakinnye, nanjye ndafite kandi nayahawe na Kaganga. Yego. Nimba ukurikirana status yanjye narayipostinze. Amavideo avuga yuko yaba wenda ari kumwe na Kevin bari mu buriri bambaye ubusa, amakuru we ntago babaga bambaye ubusa, ariko babaga bari gusomana, abona ko nyine bari sexy cyane. We yambwiraga ko yabonye umuntu uzamuza amarira bitewe n'uko njye nashaka gusubirana nawe kubera impamvu yanjye nawe. Ntabwo njye nigize nyitangaza, uretse ko ibyo mugenda muvuga cyangwa se n'ibyo mugenda mwumva ari ibihuha. Gusa ngewe ikintu numva nshaka binkundiye akamfasha akaba yamfata, ni ukumubwira ko agomba kunshyira hanze, kandi ikindi kunshyira hasi. Ikindi nabasaba nawe ushaka sinzongere kubona umuntu ukoresha thumbnail y'ifoto yanjye, simumbona muri social media, nta n'undi muntu wese mvugana w'umunyamakuru uretse nambonye wiharaje kumpamagara, kandi ntuzongere kumpamagara. Ubutabera wavuze ushaka n'ubwiki bwo ko wenda bashyira amatamune yawe. Ikintu mvuga kunkoreshaho thumbnail ngo Kaganga Muhoza ibiki amazina, wenda iby'izina byo reka mbyihorere kuko ntabwo ibyanjye birarangira. Ariko ikintu nshatse kuvuga, sazagira umuntu wongera gukoresha ifoto yanjye. Bajye bafata amafoto y'abakoze nibo kazajya bancuruza. Amakuru yuko wenda mwaganye inkiko mutegereje no kuba mwatandukana byo babitegereje. Ibyo ntacyo nabivugaho kuko ntabwo ari cyo cy'ingenzi gitumye mpamagara. Sibyo? Gusa ikintu ngewe ndi kuvuga na n'uyu munsi nuko narahubuka neza. Ndashaka kujya muri Niba nishinganisha kuko njye nterwa ubwoba. Ariko nanjye
nawe mu kiganiro bavuze ko bazagura fanta nareba nabi ese yitsa ubwo ni uburozi n'ibiki ubwo ribu murumbe nyine ngewe ndashaka kugana inkiko kuko nimba azi neza ibyo uriya Jean Paul turatsinze arimo arazira. Jean Paul nkundi neza Jean Paul nkundi neza mu byo azira nawe abikurikirane neza arasanga nawe arimo. hanyuma ikinyamakuru yakoreyeho inkuru wenda yishyuwe kugira ngo avuge biriya byose bakanabitegura byo kiriya kinyamakuru akivuga iki kuko wagarutse mu mazina n'ibiki icyo nakivugaho ntago nabarenganya kuko batunzwe n'umunwa bagatungwa na content kuko content zirabatunze cyane. ubwo rero uzakora content amvuga ngewe nzahangana nawe. ese koko Sadunda n'umutinganyi? Sadunda ntabwo ari umutinganyi, ibyo ngibyo nimuzongere no kubyibeshaho. Nindo nk'abantu tuba dushaka mu bantu. Turagushima ikiganiro duhaye. Sawa. Soza ikiganiro dusoza. Arandi makuru cyane. Dukurikira ibyo mwumvise ni ibyo. Ubwo ibindi birenze ibyo nuko byarama. Uko mubyumvise niko twese tubyumvise. Ubwe ikindi kintu wowe dukurikiye wibaza wandike muri comment ubaze. Tuzagusubiza mu ikindi kiganiro tuzakurikizaho ariko ibyo twumvise byo ni byinshi. Burya amatwi yumva byinshi. Kandi abwiwe abeshya kumva bene byinshi twumvise byinshi ubwo namwe nk'abantu bakuru namwe muzihitiramo ukuri nukuhe gusa igihari namwe murabasha gushishoza kuri uyu munsi hari abibazaga ngo Sadunda ngo nukubeshya ngo nibyo baramuroze mwaravuga ngo baramuroze bakabwira ati nta muntu wandoze. Ubwo nimba ari uburozi ntabwo mbizi nimba baramuroze koko niba atari n'umutinganyi ubwo reka twemere ukuri kwa Isiac ubwo buri muntu wese aragenda nimba mbeshya azajya kundeka ko mubeshyeye no kubeshya barabiregera ni ukuri kw'Imana pe ni nko gusebya umuntu mu ruhame nimba koko ari umutinganyi akaba ari umutinganyi nkabona bivuze ko atari umutinganyi azajya kundeka nimba navuze ko umudamu we ari mu bitaro atarwaye kandi arwaye ibitaro bivuyemo duhuri hano turakora ikiganiro na mama w'abapambe n'iki n'abandi batanga amamye natanga avuye mu bitaro. Ariko arimo aramamagara inde sindi mu mwitaba Innocent cameraman zoominga hano kumva ariko itaba twumva buretse yego halo yego neza bitese ese mwawe kumbwe ngo bora nyikupe nkaba nayikupye nkaba numva nguri gukora ibiganiro unsebya mwana nawe sinzi kabisa oya nushaka wisubiza nta kibazo nta kitwaye pe wowe mwana reka buriya rero Isiac yare ibintu dukora bitari nta n'agaciro kamwe cyangwa hari ibintu ukora nta n'agaciro bifite indesi Isiac nedukire muri rusange wowe ntaribi ubwo ngubwo niba ari amabifu zuye ntaribi kabisa ya nta bifu n'umuntu bifu ya mbere nagirana najyana n'Uwiteka ushobora byose ntaribi mwana ubwo yingirire ubwo niba ubona ko nagiye mu ruhare rwanyu na boro zanyu ntaribi ubwo bikora ikiganiro wansabye guhagarika ntabihagarika oye igire kuri gishyireho nagwamagaye saa moya ndi kumwe na Fatuma arimo arabyumva akakanya iwanjye warushumitse urumva mpamagara saa 4 nakubwira saa 6 saa 7 saa 8 kakanyura ambwiye ati reka ikiganiro nshyizeho kizamure kira ko kira cyahiye ntabwo tuzakira kuri YouTube cyangwa ku byo tuvuga gusa ngewe indobo narimbitse nayishwanyuye wari ubitse ubwo nawe nyine umwanya n'uwawe nawe kuvuga ibinduzi shwanyura mwana wanjye nge na version njya nkora ntari bishwanyura akaka turi kuri Kigali News 25 turi kuri Keza TV show mu kiganiro yanagiye babyumvishije abadukurikiye murabyumva neza turene niba gikuyeho ra turene niba gikuyeho cyakimaze amasaha agera mu 9 mu iki cyanatinze Kansuza batuye muri Leta Zunze za Amerika abantu batuye muri Canada abantu batuye muri Saudi Arabia abantu batuye muri Oman Abanyarwanda mwese ndabasuhuje cyane gusa nimba mushaka ko tuzatubaha show muzambwa ati sa kora prank none njyamo kubita show yagikuyeho
none ahari ubu nibwo kivuyeho nyine ubu none ahari ngo agikuyeho kiriho agikuyeho ngo kiriho kiracyariho sabye ngo agikuyeho mujya kuri manzi na Innocent nyamara mu subscribe mu subscribers n'ibiki ese kucya kubeshye ngo agikuye kandi kikiriho so byumvishije so abadukurikiye rero mwebwe muraza kuza gukurikirana ikiganiro mu kirangize n'ibinyamakuru byinshi byatandukana bizi mugiye gushaka inkuru mushaka inkuru ahangaha niho turi n'ahandi muzazi kurikira turacyari hano muza yivugiye ati abadukurikiye muza arababwiye ati ngendagana none n'ubutabera Jean Paul ngo neza arazira kwishinganisha ngo bamuterwa ngo bazamwica baravuga ngo bazamwica si yabivuze yavuze yuko bazamwica urumva avuga n'abantu bakoresha amafoto mu macano yawe no munsi watubare twabashira tamunereye kuri kiro kiganiro basi ni finali muhotware tugushyiraho kubera ko n'utujyane muri ribu bazi ni ukuri ntabwo bizongera arabizi ko tumaze iminsi tutanamushiraho nta bigano byinshi dukora nadubara dufoto y'uyu munsi tubisoze tubita tubipfundikira tubirangize ngo numvishe ngo uri mu kiganiro ngo reko mwana ngo ntabwo twavuga ni mu kiganiro kuko ni mu kiganiro ahamagaye kako ni mu kiganiro ahamagaye ikibazo akwiye kwegikoho kandi kiracyari ariko reka tutamara amagambo tuzavuga ubutaha ubwo amakuru yatanze nayo ubwo muraza guhitamo namwe ya nyayo abatera comment mujye muri comment uko mubyumva buri wese avuga ko abyumva gusa nta matika arimo hano Sadunda ntarakare nashaka arakare harakaye tagiye ntagaruke uza abantu barake kuri nosi tete nondo ndahita unanuka Isiya gira ikintu ubwira abadukurikiye n'ijambo rimwe ubwira Kaganga n'ijambo rimwe ubwira Sadunda dusoze Kaganga nimba uri umugabo koko ujuje ibyangombwa by'abagabo va muri YouTube cyane wicecekera ngo umugore yacecetse ko ntago yibasha ntago yibashise bitanu bagwa cyangwa bitatu cyangwa bibiri nta kintu byakumarira pe ahubwo frustration uko kintu yaramwirukanye kintu ari boss wanuza wa Micho the best ariko none yari mu manager yarakwirukanye ngo ari ngo supervisor w'abakozi wahehe ako kanale akimana ishimwe yuko avuye muri Kenya mahoro ari muzima ariko nava muri YouTube washakisha va muri YouTube wishakira ubuzima none se ubu ngubu abatagira abagore ntago babayehora none se niwe muntu waba usenye wa mbere ku isi hari igihe basanga ari igisubizo bagize ni benshi nyina gusaba byarihuse kandi ikindi kintu nabwira Sadunda Imana ishimwe yabonye cano afite na cano ye yego Sadunda ngwino yikorere ibiganiro bya n'umudamu wawe mukore ibiganiro bizima mu kintu byose ku murongo urumva Imana yabahaye cano izanabaha n'imibereho utajye kurwaza umugore wawe cyangwa ngo umwana watoraguye ari umwana w'abandi amaso yawe narebe kuko uzi ubwenge abadukurikiranye namwe mwe mudukurikira muri subscribers bundi murye show mujye mukanda n'umutuku mujye ni nko kwedo no kugira gutse byo ngatebrange tubasaba nta kintu bibatwara mukanda wo gusujya ubona ibiganiro uko byose ariko ikiri cyo twasoza keza nta nshuti zikibaho ahubwo habaho abakunzi nukuri ko Imana pe nshuti zo zarashize nta nshuti zikibaho haba abakunzi kandi n'abavandimwe bakibaho urumva habaho inshuti izi nshuti Isiac ndamwikundira uko avuga Isiac keza namwikundira keza niki ibyo bintu biraho ngaho ni sawa ikindi frustration ku bagome n'abagambanyi mwatumye Titi Brown afungwa akaba amaze imyaka 20 muri geza amageragere mushaka kamara imyaka 25 muri arimo urukiko rwisumbuye rwamugize umwere nta n'icyaha na kimwe habe rego bo yatashye tayari rero wa mukobwa wa Kimironko nawe wowe yanze kugaragara isura shasi tubanza kumenya Imana izamugaragaza kandi namwe mwabakobwa mu mwishinga ku bahungu babateye indango byagize ngo bye ngo nabastari mu mukibambaza nyamara namwe byamenya ko indomo byara zateganyijwe ari handi uzasanga umwana si uwanjye ngo umwana wa kanaka umwana amenwa nyina ntago ari sawa ikindi kintu tuzagaruka
kuri pati tuzagaruka tuvuga ku kintu cy'uwo Isiac, ikintu nshaka kuvuga cya nyuma nsoza, buriya umwana iyo akuze agasanga ise afite basi babiri, umwe aritwa se undi akitwa se, bamumenga mujyana mu bandi bana. Siko nafite n'umukobwa we, n'umwana akura atazi papa we wa nyawe. Siko nafite n'umukobwa bamumenga mujyana iwanyu muri barabahungusha, bamwekere sizi bamfata amafata, ntago bamumaye ku munwa gusa, mwamumaye ko umva Isiac mujye mukurura mwana mu matiku yanyu we na Kaganga. Ni njyewe se niba ari uwa waramaze cyangwa ni si ibyo bivuga. None se ngiye ari sezerano mfite na muhoza, umwana azakura atazi se, azamenya se, azamumenya pe. Kandi ikindi nyina ni uzi se w'umwana, niba ari Kaganga niwe, niba atari we si we, natuze se we si wa mbere baba babwiye ko umwana atari we. Ni bantu ni benshi babyara abana bagasanga, shora gusanga ngiye niwe nitaga data atari data, gusanga n'abana abawe atari abawe, none ibyo ni ibintu bishoboka. Rero tubiveho. Ikindi reka mbashimire mwese mwadukurikiranye, n'abantu ntabwo nce mu ijambo, n'abantu bafite amacano muzana abantu bakajya kugambanira abandi mukabica bakavuga ubugambo. Operation turagaruka keza, turagaruka kuri tuzaga mu kiganiro twerekana ko umugore wa Sadunda ari muzima, n'uriya mwana ari umwana watiriwe, urumva ibimenyetso n'amafoto na twerekane. Buretse gatoya tunerekane ko fisi nyamunini, fisi ntago ari umutinganyi, atari umutinganyi, atari n'umugore wa Sadunda, atari n'ibiki. Fisi we ntago ari we. Fisi arimo kuzamura channel yitwa Fisi TV, harayifite fisi nyamunini. Bose bafite channel, udafite channel none se uko ngiye nkihirinze ntabwo akambaye ikanzu kazamura channel yewe. ubwo wa mukenyezi wanyemita impeta zambara iki? None se Sadunda akayambara umugore ntahari, agara ukuntu abagore bahohoterwa. Nese umugore wa Sadunda shaka gusanga twicaye hano, Sadunda kamati haramo bishoko ryena bicare buretse kuza. None se umva sukubangamira umuntu se. Turabashimiye ku Kigali News ari ni 5. Reka dusorezanga sosura mu kiganiro cy'ubutaha kuri part 2. Amakuru mwumvise nayo, ibyo mutumvise n'ubutaha. Bye bye.